Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uw'abazimu bataranyura munsi y'urugo rwe agira ngo arusha abandi guterekera. Uti kubera icyo uvuze reka dusome Matayo igice cya 12 umurongo duhereye ku murongo wa 43. Dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi, ashaka uburuhukiro akabubura. Dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi, akagenda ashaka uburuhukiro ariko akabubura. Iyo abubuze bigenda bite? Akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye. Aho mu nzu yanjye avuze ni he? Yari avuye mu muntu ajya hanze arazerera ahadafite amazi, arangije aravuga ati reka nisubirire mu nzu yanjye. Asubire mu nzu ye hahandi yahoze. Akihagera rero yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuye, iteguwe. Wa muntu dayimoni yavuyemo hanyuma akagera hanze akabura aho yikinga, agasanga nta mazi, harumye harakakaye, niko kuvuga ati reka nisubire mu nzu yanjye. Yagerayo agasanga irakubuye, irateguwe kandi irimo ubusa. Wirukanywemo dayimoni, urangije ntiwagira ikindi kintu wicaza muri wowe. Wakabaye wirukanywemo dayimoni ariko hakaba hari Kristo muri wowe. Nuko byakabaye bingendekera. None na Kristo wari wagiyemo nawe avuyemo. Biragenda bite dayimoni nigaruka igasanga nta kintu kindi kirimo cyagiye mu mwanya yari irimo, nta bundi burinzi, nta bundi butware buri muri wowe, kandi dayimoni yari yigendeye. Iyo agarutse ngo niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. Akagenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. Ibya nyuma by'uwo muntu birusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba ku b'iki gihe kibi. Kubera iki mvuze iri somo? Si ubwa mbere uryumva, si ubwa mbere urisoma cyangwa uribwira n'abandi, ariko kuki ndivuze? Uru ni urugendo rujya mu kuzimu nakoze mu buzima bwanjye. Urugendo ruhananuka rukava mu ibwirizabutumwa, rukava mu bukristo, rukava muri Kristo wari undimo, nkamanuka kugeza ku rwego rw'ubuhakanyi. Ubuhakanyi bundya bukanjujubya, nkifuza kubwigisha no kubwamamaza ahantu hose. Ndibuka rimwe nigeze gukora icyigisho ngamije kwerekana ko Satani ari mwiza kandi ko Satani ari we Yesu. Ndabyigisha. Icyo kiganiro abantu baragikunda. Cyari kirimo isesengura rikomeye, ricuramye kandi ricurika abantu. Byarabaye. Niyo mpamvu navuze ngo izi mbuga nazikoresheje namamaza ibintu bitari byiza kandi byayobyaga abantu, kandi benshi byabafashije gutera intambwe nabo zirigita nk'uko nanjye byangendekeye. Nifuza ko nazikoresha ngaragaza ko habayemo kwibeshya, habayemo guta umurongo, habayemo ubuyobe kuri njye, nanjye nyobya abandi. Mbese byahinduka? Uti byaje bite? Guhera mu buto nigaga Bibiliya cyane, nakundaga Bibiliya, nkakunda gucukumbura. Ngira ngo hari abantu babizi abo twagiye twigana. Ngakunda gusesengura no kumenya ibintu byari muri Bibiliya bidasobanuka, abantu benshi badakunda kumenya, ubuhanuzi n'ibindi. Nkagira impano kandi yo gufata mu mutwe. Ntabwo byari ngombwa ngo nigishe ngombye gusoma, ngombye kwiyibutsa,
nta nubwo nagiraga ikayi yanditsemo ibyo nigisha cyangwa yanditsemo amasomo. Ajenda yanjye ntabwo yabaga ityo. Amasomo yabaga ari mu mutwe, nkabasha kuyafata mu mutwe, nkabasha kuyibuka mu busesenguro n'ibindi n'ibindi. Ntabwo byari ngombwa cyane ko mba nanditse. Rero bigeze mu mwaka wa 2017 nibwo natangiye kwiga ibintu bikomeye cyane, ntangira gucukumbura ibintu bijyanye n'imperuka. Ariko ntabwo ari icyo cya mbere nahereyeho, ahubwo mu mwaka w'ibihumbi 2011 nakoze ubushakashatsi nshaka kumenya ngo turi mu wuhe mwaka ubundi. Nashakaga kumenya imperuka igihe izabera. Ubushakashatsi mbujyamo ndabara imyaka guhera mu gihe muri za 46 mbere ya Kristo, ndacukumbura mu gihe cya Jire witwaga César Jire, ncukumbura nkurikirana menya ngo mbese amatariki imyaka bagiye babihindura gute, byaje bite, ni ryari kalendari y'ibihugu yahindutse, mbese ihinduka yahindukanye n'iki. Ndacukumbura ndangije ntangira kubona imperuka mu bundi buryo butandukanye n'ubundi abandi babibonamo n'ukundi abandi babyumva. Ndangije mbitekereje aho ati ibi bintu banza bigiye kunsaza. Ubushakashatsi nari ngezeho bwose ndabuparika. Ndangije muri 2017 nibwo nongeye gusa n'ugarutse muri cya kintu, ariko ntangira gusesengura imyadukire y'amadini. Ni gute amadini yaje, yageze muri Afurika ate, ese Bibiliya yavuye he, ese ubundi ninde wayanditse, bayanditse ryari, kuki bayanditse, inyandiko zavuye he. Ndacukumbura njya mu Misiri, ndashakisha uko byaje, ukuntu Abagiriki babyinjiyemo, ncukumburamo ibintu byinshi cyane. Ntangira gutakaza ubushobozi bwo kwakira imbaraga y'Imana ihindura iva muri Bibiliya. Ntangira kwakira imbaraga yo guhakana no kumva ibintu uko abandi batabyumva. Byarimo ubuhanga, byarimo ubwenge uko nabibonaga, kuko nari ndi kumenya no gusobanukirwa byinshi mu bintu abandi batamenya benshi, cyangwa se abandi bamenya ariko nanjye nari ntangiye kugira ubushobozi bwo kumenya ayo makuru. Ndakurikirana ntangira kugenda ngira ibintu bimwe byo muri Bibiliya mvuga ngo ibi byo uko mbibona ni ikinyoma, ibi uko mbibona ni ikinyoma. Ngira ngo naje kugera ubwo ntangira kurwanya amadini no kubaho kw'amadini muri njye gato. Bigeze mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2018 insengero mu Rwanda zitangira gufungwa kubera ikibazo cy'amasuku. Njyewe mu myumvire yanjye ntangira kwiyumvira ibindi, ntangira kwibaza gute insengero zikingwa, ibi bisobanuye iki. Ndabicukumbura, birangira ntangiye kubona ko insengero zitakiri ngombwa n'Imana itazikeneye. Iyo ziba zikeneye ntibyakabaye bityo. Ntangira kwinjira mu tundi. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2018 hagati, nibwo natangiye kugongana n'idini, ntangira kugongana n'ubuyobozi, ntangira guhangana, umwuka wo guhangana unzamo, ntangira kugirana amakimbirane n'abanyoboraga n'abo twakoranaga umurimo ashingiye ku byanditswe bya Bibiliya. Ndazamuka ntangira kwerekana uburyo gutanga 1/10 bidakenewe na gato, ko n'Imana itabishaka. Ntangira kuvuga ko amaturo adakenewe. Ntangira kubona undi murongo w'uburyo hakwiye kubaho iyindi myizerere ishingiye ku muntu ku giti cye. Kwizera k'umuntu nibyo kukaba ku giti cye, ariko nanone uguhuriweho nk'idini ntangira kubishakamo icyaha no kubibonera ibihamya bitangira kwereka abantu ko badakwiriye kugira idini. Aho rero ni intambwe nari nteye yo kwangana no gushwana n'idini. Ntabwo naryo ryanyoroheye. Tangira kugirana ibibazo kugeza ubwanjye nivugiye nkababwira nti ariko mushatse mwanankura mu bantu banyu, singikeneye kubana nabo. Byaje kurangira mbivuye. Ntangira kugira imyizerere inyereka ko nkwiye kubaho ukwanjye
nizera ukwanjye ntagombeye kuri bariya. Amasengesho yo mu matsinda aba ariyo dutangira guha imbaraga cyane hamwe n'abo twumvaga ibintu kimwe, turazamuka 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 turazamuka, ndangije ntangira kuvumbura ibintu binyereka yuko Bibiliya atari igitabo cy'Imana. Ntangira kubibwira bamwe mu bo twagendanaga mu matsinda, dutangiye kumva ibintu kimwe, bamwe barabyanga abandi barabyemera. Maze guhakana Bibiliya, ikintu cyamviriyemo ni ugutakaza buri ntambwe yose nari naragezeho mu byerekeranye n'umuco, mu byerekeranye no kwizera, mu byerekeranye n'imibereho, ntangira guhinduka ukundi. Umwaka wa 2019 niwo mwaka namaze kuba umuhakanyi byeruye, utacyemera Bibiliya, utagishaka gusenga, utakibibona nk'ikintu cy'ingenzi, utacyemera amabwiriza n'amahame biva muri Bibiliya, ntangira kubishakira ibihamya ahubwo bibisenya. Bajya bavuga ngo uwo isi itarakaranga iba ikimushakira ibirungo. Nyamara nanone Bibiliya iravuga ngo ucyambara umwenda w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Maze guhakana Bibiliya, maze ntangira kongera guhura na ya myuka, noneho iba ari njye yataka ku giti cyanjye. Uzi ngo abadayimoni ntibabaho, wenda azabaho. Batangira kumvugisha, bitangira kujya mvugirwamo ibintu bikambwira, bikanyereka ibintu, bikantera ubwoba, mbona simbasha kubyihanganira. Mpindura aho nabaga n'aho nakoreraga byose, ndabihindura mu buryo bukomeye cyane, no guhunga ibitero nahuraga nabyo mbona bizanyangiriza cyangwa bikanyangiza nanjye ubwanjye. Ibihombo n'ibindi bintu byinshi cyane bitangira kunyisukanuraho mu buryo abandi batabibona, njyewe nari ntangiye guhura n'ikibazo cyanjye bwite. Noneho ntangira kurakara no kumva nanze Imana cyane 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 bikabije. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 mfusha umugore. Ngaha ho nahise mfata umwanzuro wo kwanga Imana burundu. Impamvu ni iki? Abo twasenganaga, abo twakundanaga, abo twagendanaga, abo nari mfite muri telefone, abantu bose baranyanga, barampinduka neza, mpita mbibona ko nta muntu ndi kumwe nawe. Ndiyanga, nanga n'Imana, nshaka kwiyahura, nabyo biranga, isi nyikaragiraho, ndagenda nshyuha umutwe, ubwonko burayaga. Nibwo natangiye gufungura imiyoboro yo kwigishirizaho no kwangisha abantu Imana. Ariko Imana ibona ibizaguruka ikabica amababa. Yo ntabwo yigeze indeka. Yari yarampaye abana, bambera inshuti, bambera abavandimwe, bambera ababyeyi, bambera byose. Inshuro 9 zose nagerageje kwiyahura. Inshuro imwe nibwo atari bo bantabaye. Inshuro zimwe bantabaraga babizi, izindi batazi biriko. Nkabibona, ariko nanywaga inzoga nyinshi cyane, nkazivangavanga kugira ngo ndebe ko ubwonko bwahora, ariko nabyo ntacyo byankoreye. Babadayimoni bakanyereka ko kwiyahura ari byo byiza, nasinzira amajwi yabo nkayumva. Inshuro nyinshi narotaga bari kumpamba,
naryama nkabona bari kumpamba, ubwoba bugatuma nkanguka, nkamara igihe nasinzira, igisubizo kikaba inzoga. Satani ahemba nabi kandi amaherezo aba agomba kukwica. Yari yarabinyibwiriye na mbere ko nziyahura. Aka gace reka ngahagarikira, nzakomeza mbabwire urugendo rwanjye uko bukeye n'uko bwije, tuzagenda tubigeraho. Ariko ikibazo ni iki: mbese wowe ufite ubwenge, ufite ubushobozi n'ubwishingizi, wizera ko bitakubaho? Ucyambara imyenda y'intambara ngo atabare, yikwirata nk'uyikuyemo atabarutse. Kubera iki Imana itandetse? Reka dusenge. Mwami mwiza, mwami w'ibihe byose, urakoze kubw'uko wongeye kutwibutsa ko uri Imana ishobora byose kandi ko ushobora gukiza. Uhabwa icyubahiro. Icyakora abakwemeye bose bakizera izina ryawe, ubaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, bakabishobora bikababamo, bakabigenda. Fasha njyewe n'ubundi turi kumwe wakurikiye iki kiganiro kigufiya, kugira ngo dushobore gukomeza kugira ubushobozi bwo kuba abana bawe, ukomeze kudufasha kuzahuka no guca imigozi y'umwanzi, kuko ubishoboye kandi ubishaka. Twizeye ko witeguye kubidukorera, mu izina rya Yesu, amen.